Ya okay inkuru ya Sara agace ka 15 niko dutangiye kano ka mwanya ngiye mvangane jina giti w'Imana cyimizi mirefu y'u Rwanda barambwiye ngo murankunda we ngo ndakunzwe we ndetse mu gutangira meze nk'ibisanzwe uwo tuzi nka chef de quartier yari yaje akwana myezo ku ishuri acyumva inkuru ko Sara afite umukunzi ngo w'ibogare mu kigo ndetse umwana wo ngo w'umukire n'ikigo ni cyabo yaje anga ku kigo aragogera ariko ko basi yabona uwo muntu wari we amumenye ugiye kumutwara Sara wiwe yiherewe n'Imana arahanga agogereye nta Sara abona sohoka mu kigo na amasaha yo gutaha aje akuno kanyira shyano ikazi impamvu umukobo yari hakuno bibutse uyu mukoboyi na Black ajya gukora impanuka yatumye umupampe we ngo agende amuhorere sasa janga guhiga Salimu amenye iyo bogari muteretera icyuki Imana yamwihereye ninde akira ahangaha nyirashyano amugwaho baraziranye karakubiswe na amashumi uzengo ntagavanga atamucyuye kuva mubonye ahangaha arifite ibirikoze karacyatangira bakise inkuru ya Sara agace 15 ko tureba bahaye ikaza kuri YouTube channel yacu yitwa Junior Giti winazi impamvu ndi yaje imbere y'ikigo kinagumye hanga amubaza n'iki kimugenza sasa ku ruhande mutuze nka Salimu na Sara mugenza urukundo rwabo rwafashe indi ntera ndetse anga babirimo neza bamaze gusangira baje ku ruhande Sara atangiye kwirekura no kubohoka Zabizu yatangiye yanga mu ruhame ahangaha rwose no kumutamanga urusomyo habe no kurekarama buri rukundo si ikintu ariko urukundo rwakuye umwana w'ikinege kwase akaza kwisi ngo apfira ibyaha byanyu mwabanyabyaha mwe urukundo si ikintu genzo rurimo kandi baranezerewe abakunzi ba Salimu na Sara udutima nyamuneka mbone udutima twanyu mbega Salimu na Sara yewe gawe yaramudomye ukubita urusomyo no Sara bibaye ubwe abyemeye ntago byongeye kubahanga hari ukumwubikira cyangwa ari ukumuprofita byo ngo bibaye ubwe abishaka anabyemera n'ubwambere byazo kuva yavuka arimo arumva ameze gutya byamutwaye nk'umusazi doye ibyishimo ngo biramurenga nibineza neza abaho yitwa we nibwo bwa mbere yakumva ameze gutya yumva cyushya amatwi anakonje ibirenge akumva umutima guri gutimbya guri gutera sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuza hakurino aharahanga Brigitte bibutse ntago ari tayari twabonye ajya kwivuza ndetse ahangaho ari arahangaha yivugisha amagambo mabi gusa yuzuye ubugome ndetse aracurira imigambi mibisha Sara ya ubyare mbyara umurozi orora inkoko norura gaca kazazimare abuzabyara wa murozi mugenzi nabyaye nawe azabamare abahitane ari mwanga higa imihigo mibi yuko intambara ye na Sara igiye kurota kandi raba intambara simusiga sasa ku ruhande tuvuye hakurya wa musaza hangagurisha imboga n'imbuto muri quartier disanga afite ibyishimo ko muri message magahenge yamabande yajyaga zakono kubiba amabande yacicijwe bugufi yacitse intege cyo kozanga yatumiye hakuno chef de quartier azahanga hamubagira konaga kuko basangire barye n'imboga n'imbuto n'amashimwe menshi babonye umumaro wiwe nubwo ari ibandira uharwa nubwo ari ibandi butwi baje gusangira mugenzi muzaze gushimira yateguye hanga mugenzi indyo ishoboka bashimira hangaha chef de quartier amabandi yirukanye yabakoreye ibitangaza ubu business yabagaze neza ndetse ishimwe cyo kinanga muzeye yubaha sanga higishyi we rya neza kurya hangaha wasamye uvugana ibiryo mu kanwa womeze nk'ingirimo kuza ko yanga arimo kurya nk'uwuza aruza niyo mpamvu anga mu kunyakuna igishyi
mugenzi kwanga basangira nimba muzi wa musaza ujya uneka Sara agatanga amaraporo dore ngo nahanga arahaza yajanga yigurira imbuto ndetse neza nk'umuturanyi usanga ko barimo gusangira barabizi uko nta muryango afite hanga yaje gupaga saje gushaka ubuzima baramwimvise aze basangire ku meza ubundi abangaba imbuto hanga barazifitiye n'imboga yo guteka kuri we n'akantu toto niyo bateka mugenzi batekeka karitsiye yose ntaga gishoro bakigeraho ngo bahombe basangiriye hamwe nk'abavandimwe icyanga Imana bahamagarira mugenzi arimo kurya kuri rya duka rimwe nanone dore ngo Sara arahaza yaje aramutsa akeneye imbuto z'umugoro bajyana mu rugo ahageze disa hanga dore ngo chef de quartier arasama umunwa ukora mu matwi yaje baramutsa akeneye imbuto ibutsa ngaje kuri imbuto nakano gasore kamuze yangabanye zigurisha ubwako kikundiye Sara kunzwe n'abantu benshi ameze nka Junior giti w'Imana na Sara hangaha muramukunda we uzakuna imbuto baranamwongeza aciye mu rugo amaronji yo gushyira umubyeyi mama wiwe mugenzi amaze kuno guhaha basiganga bamuganiraho uyu mwana ntasanzwe atuyanga muri karitsiye yabo ndetse ngo n'umuhanga cyane babivuga kiri naho ngaho aho hanze barimo bamupakirira uyabyumva bamushimagiza umwana mwiza w'umuhanga ushobotse unashoboye uko abamuvuga kino kirasama cyumva inkuru za Sara cyamubonye vuba hangaha ntikimuzi bigiye kure gusa kuva umunsi amuboneraho urukundo hangaha rwarazamutse ndetse ambyeza kuvuga inkuru zose uyu mucuruzi wa karitsiye azi Sara neza cyane wese azi Sara cyane bigiye kure yavuze inkuru ziwe zuko mugenzi ngo iso mubyara habo batuye ntabwo ahaba ngo yarapfuye ariko mbere yuko apfa hari amakuru avuga mugenzi ise asanga yasize akoze amahano mbere yo kwitaba Imana gusura mwana w'umukobwa buriya ngo arakora agatunga umuryango we wose kandi ari umuntu umwe akaniga ibyo akora no ubutwari buhanitse kibyumvishije kitera ipeti kihahangaha n'amaranka mugenzi bwatinze sasa ku ruhande hano kwa se wa Sari mugeze atashageze mu rugo wa mugabo wacumbagiye wamugaye wakoze impanuka yamusanze imbere y'inzu yiwe ati kucuranga imbere y'inzu yanjye urahashaka iki ko nakwiyamye nakwisabye kenshi ngumvire mu buzima ntukaze hano ndati impamvu ndaha amafaranga mwama yambaye makeya nshaka ne mafaranga ati amafaranga niyo buna yashaka kuzu wanjye simbishaka nutitonda ibingi bukina amahanga biri bikwambura ubuzima bwawe nizere ko wajanga namuntu wakubonye mugenzi ko bavugana hari hirya mugenzi umuntu utazi wari urimo kuba yabafata amafoto na telefoni ati rwose fasha amafaranga ngenge mva hangaha ume nka senkani amafaranga ngo warahagije ayo nyaka yose umunsi narahenza ahita bivamo kandi bivamo namwe musige mbahimukiye ati nugumya kundushya kuri inshuro n'amagara yawe uzayabura no gupfa uzapfa ndambiwe amafuti yanyu no kuntesha umutwe amafaranga bamwaka buri munsi ntago nzi ngo iyi mpanuka byagenze bite habaye iki ariko amafaranga anga bayamusaruramo barayasoroma yaramwiyamye ntazongere kuza imbere y'inzu ye hatazagira ngo umuntu uhamubona ahacaracara uko agiye amucirira n'amutuka n'amafaranga arayamwima papa yagiye ababaye mugenzi arakaye cyane n'umujinya mwinshi mugenzi uko agenda hari ahangaha ku ruhande ufata ifoto zabo n'amashusho sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga kwa basara hako mu mahwari nta kindi avuga nuko rwose uyu munsi ngo yatembereye yariye yahaze ntago ngira kuba yarya yariye indyo mugenzi yarakumbuye iryoshye we na idiri basangiye niyo mpamvu ahangaha ari burarire mugenzi utubuto nta kindi arenzaho atari ko rwose idiri twaganiriye mbona ko isi yo hanze yansize isi abandi barimo nanyo kano kanya nanjye ahangaha ndimo biratandukanye atari ko ntabirenze mama buriya ntago mwisi twese turi mu modoka imwe buriya nubwo mugenzi yaba agenda ntago abantu bose bagerera ahantu icyarimwe buriya ufite ubuzima bwawe n'inzira yawe ucamo n'abandi bafite inzira zabo n'ubuzima bwabo
amahanga arabyumva. Uyu mugenzi wanga bajyanga mu karume ntiyihebe nubwo abizi ko isi yamusize inyuma. Abandi bose bakuranye nabo bakoranye baramukiranye. Amagambo anga saramubwira amurema agatima ngo nihangana komere ntago mwisa abandi bageze. Wenda ryo geno ryiwe nawe afite igeno rye kandi bizagenda neza. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga mu rugo kwa Basalimu. Na amasaha y'umugoroba bosanga abanyenzi baricaye mu rugo batangira hakuno kurya. Papa ageze ku meza ndetse nk'umuryango wose basangirira ku meza imwe ya saramanje. Papa yaraje akomeje anga mukuza bavuga ati rwose muzehe Musa asanga atashye arakaye afitemo akajinya. Asa nangaha ubwira mu kobwa w'umugabo we ahanga muzehe yaraje baramwarurira ngo mugenzi yinje Musa afite akajinya yinje mu nzu y'imyoza. Bamwaruriye hakuno ajye koza amanga y'ikiyiko yimyoje umukozi yatetse nabi nabimukura imbere ntago yarya umwanda birimo amagufwa menshi babijyanye nuko yanze no kurya. Papa mugenzi mu kuva kwe hanze afite umuntu wariye ku muryango w'igipangu kiwe bimuteye kurakara cyane. Yaje anga afite akajinya kikubye gakaranze kumutse. Atako rwose muzehe wirakara usanga rwose winjanga afite uburakari gerageza ubushyire hasi. Ahanga uje mu rugo byose hanze wiri mu byihorere twisangirire. Bakiraho ahanga abanyenzi basangira bo twita Salimu buruko bagiye kurya ntaga bari ku meza kandi ahanga abagenzi gusangira. Muzehe akaza mwese mwamaze kwicara ngeze n'iryo tegeko ry'umuryango. Ngeze ahanga yatinze ati rwose nyirago ndi burye meze neza batariko basi vaye kumeza begera ahanga dusangire bicaye hafi yacu n'ibyanga papa akunda. Ni amagambo ya Asena abwira Salimu azameza ko basangire bicaye ku meza amwe nubwo myenzi atarya ariko basi aguma aho hafi. Ati rero Asena urivuna kenshi na kenshi ntukivange mu bitakureba. Amagambo ya Salimu muzehe uvuga ngiye muzi mbere ko we umumenya kuko yarambyaye wowe waje usanga turi bakuru. Papa turamuzi cyane tuzi ibyo ashaka n'ibyo akunda ibyivangamo cyane. Kitakira aho ngaho dore ngo ise aramuhagurukana n'uburakari bwinshi. Ati rwose na amagambo yahuru uvugira ku meza yacanga tumo turasangira buri munsi cyo turanga mu kaso utumwubahuka umuninura simbikunda. Niba utamwubaha ameza ngano uzagarukeho binabaye ngombwa uve n'umuzanyo ugende. Uyu n'umugore wanjye ujye umwubaha ni mukaso nagari indaya yanjye ntagari inshoreke n'umugore nashatse kandi nkunda. Ati papa kano kanyu mpoye iki? Ati rwose nkunda amagambo uruvuga buri munsi angocotora uyu mugore buri uko avuze umusubiza nabi ukatanzanga igitekerezo ukibonamo ubusa busa nkaho ari zero. Simbishaka simbikunda ndabirambiwe. Dore ngaramwiyama mugenzi ahanganga musuzugurira umugore nkaho ari indaya iri mu nzu baguze kandi ari umugore yashatse mukubisanga aho urushyi rw'ibitugu. Bandi bose barumirwa. Aje ahangabwira Asena ati papa rwose byacu ibyivangamo jye na papa Asena yo yizamo cyane. Papa muzi ko ushko umuzi ko yarambyaye nawe na imbere ko we muhura. Undi yagiye arakaye ava ku meza yabo. Isara mwiyamye namuvire ku mugore namurekera mugenzi umukunzi ntakaguma ahangaha mushotora mubuza uburyo n'ubuhumekero. Dore ngameza yose arumirwa. Papa aje arakaye ibyo avanye hanze dore nganga mu nzu arabitura Salimu. Yaramwiyamye nimba atakubaha nyina wabo ngo bahanga mukase namuvire ku meza y'ibiryo nakajya nahaza ho kuzanga mumenyerera umugore naga bishaka. Dore ngo bose barikanga. Papa afite umujinya umudandura nzuzi. Bwatinze dore ngo amasaha ari 10 buracya. Twinjira undi munsi bano bajanga bamagara Salimu kuva yava mu nzu yagenda ntago telefone ari mu kuzitaba. Barahamagaye bararuha telefone ntaga yifata. Ndetse ngabyenze umukwe Professor avuga ati rero papa ugiye akoze n'amakosa ntago yitwaye nk'umubyeyi. Amagambo yavugiye imbere yacu twese ntago yari meza n'ukuntu yahuye Salimu ubusa ntago byari sawa. Asanga rwose papa uburezi arimo gutanga burimo ikibazo. Yabivuze rwose hanga abinenga ko rwose papa hanga abanyenzi atanga uburere yako munyenzi burimo ikibazo bujenjetse. Abivuga dore ngo muze aramwumva. Ati rwose ndi umurezi mubi narira abana banjye namwe baso muzabyara umukobwa wanyu muzamwiteho mbibonesha amaso yanjye maze murushe kuba mwarera niba nge rwose ndara nabi wowe uzansimbure urere neza.
mugenzi arabyumva ibintu sebukwe na sebuja dore ngaramwumva atako gose mvugiye anga ntago mbeshye ntago ari kuri umuntu w'umugabo w'umubyeyi yitwara imbere y'abana amagambo akoresheje ryakeye ari mabi kandi yarakarikiye cyane imbere y'umuhungu wawe impamvu mwapfuye ari impamvu ntoya yeza ngaho avuga umugore aramukaruma narekera aho ngaho kuzamuka no kuzamura ikibazo amukarumye yakoze nta kindi yatsi imbabazi avanga aha yigendere ariko mugenzi ngaho atambukije ukuri kwiwe ngo muzehe yitwaye nayo mugenzi yakabije yitwaye nabi cyane yicishije isazi inyundo kandi isazi nyazi cyica ari urushyi cyangwa umuyaga sasanga papa yaje ahangaha byibazaho haza ahangaha bucura bwe umukobwa niwe muto kuri Salimu byibuke Salimu ni imfura ati rwose mwana wanjye aya magambo mumubwiriye ahangaha nanjye naraye mbyibaza ubanze ibyo nakoze ari amakosa ushobora kubanga byose nimo ndakora nk'umubyeyi nkeneye undi muntu ubamfasha sinyibabashije usanga ndimo ndarenga umurongo wa kibyeyi ndimo ndakora ibintu bitari ku murongo kuko nafite undi muntu wangira inama nzima genzi ni ikibazo yakoresheje mugenzi imbaraga z'umurengera ku muhungu we avuga na muvire mu nzu agende nimba atakubaha mukase sasa ku ruhande hana ari Asena ari ahangaha yakiriye telefoni imwe amakuru y'impamvu mugenzi umugabo yinjiye mu nzu arakaye kafite umuntu waburiye ku muryango w'igipangu barashwana ndetse hanga mugenzi mu makuru yanamuye ahangaha amafoto agaragaza uwo muntu ijoro ryakeye arimo avugana ahangaha na Ihisani ise wa Salimu batonganiye hanze ndetse bakozanyaho mu magambo muzehe yamwiyamye aranamwihanangiriza aramuraburiza cyane ngenze nibwatinze tuvuye hakurya tuzahandi hano ku ruhande hari inzu ikuze koko irimwe ahanga ibikoresho bya kera ibindi bitwikiriye ze ngo ninze maze igihe kirekire nta muntu yibamo inzu ngiyo irimo ahanga amafoto ya kera y'imyaka myinshi itambutse ndetse muri iyo nzu imwe niho ahangaha Salimu yiryamiye niho yaje kurara telefone yayivanye yarayihorera abantu bamutelefone bamubuze barushye yajanga n'imijinya mugenzi ahantu yaje hari n'amafoto yiwe akiri mutoya ngenzi tuvuye hakurya tuza ku ruhande hakuno hari Sara byutsanga mu cyakare ngeze hakuno hanze asanga nyina yabyutse kare yizinduye yayiraye ku kababa asa nk'utaryamye mukozeho mama waraye mu nzoga cyangwa ngati hoya nta nzoga nanyoye ubwo nagumye yanga nitekerezaho usanga guma ndahanga mu nzu nihambiriye nta kintu bimfasha nkeneye kujya hanze menye isi yo hanze kuko aho umuntu yihambirire kenshi akaguma birangira hamunyuze kandi akenshi na kenshi hamusubiza inyuma rero nkeneye ngo njye mwise abandi basanganire bagisha inama wenda bananzamura mugenzi twabonye Idira ari umukirekazi uyu munsi n'abagenzi be byamuteye kwibaza byinshi nk'umubyeyi abo bose yamye mbere abarusha amafaranga ariko uyu munsi ntago yabakurikira yari yabitinzeho cyane umwana arabyumva bona ko mugenzi ko mama nubwo arimo hanga kumuburabuza nubwo ahanga bimwibagiza ariko ndiberaguye ko ngenzi yabivamo byamaze kumwinjira cyane mu mutwe ati nacyo basa mama ihangane bikanze neke ubanza urye ibyo tubiganireho mu nyuma dupanga aho bigana nuko byakorwa ngene gura itike yawe uvanga aho ugende ubasange muganire bagwe ibitekerezo wenda bagufungurira andi mayira yose yifunze yawe mugenza ngaho mubeshyeshya muryarya ko kugenda kuvanga aho kwiwe bitazaba ikibazo bizakunda n'umwana mugenzi kuguyaguya no kubeshya umuntu uri mu kibazo kugira ngo wihuze nawe wisanishe nawe bityo amere neza gatinze sasa ku ruhande hafi y'inyanja ahakonje koko hari uwahaje ni Asena nawe umuntu yahaye akazi bagende amunekere amenye umuntu umugabo we aha amafaranga ninde yaje ahangamuha amakuru ko mugenzi wa mugabo wamugaye uwumutuma ari umugore wari umwoshya afite n'abana bakuru ariko ntago abana be bazi ko nyina amafaranga mugenzi asigaye bafite menshi afite umuntu ayavanaho amutuburira yitwaje impanuka yabaye byose barabyumva
bivuze ngo iki kibazo kugira ngo gikemuke nuko cyazamo abana ba Aisha. Aisha niwe waka amafaranga buri munsi Ihisani ise wa Salim. Niyo nama hakuno bamuhaye ni Asena naca mu bana buriya mugore biratuma umugore yimegezanga abivaho arekere gutesha umutwe umugabo we. Ati kindi ese nijuru ufata amafoto na mashusho bafashemo nk'amajwi n'uburyo baganiraga ngati nabyo nafashe nabwo amafoto yonyine ko nandi kure yabo ntaga amajwi nayumvaga atako nacyo rwose wakoze ndetse amafaranga wanciye arabaye birakwiranye ndayaguha yose ntaribi. Sasa ku ruhande hakuno kuri rya duka ry'umutekinisiye ukora imiriro haje Sara wabahaye imashini imesa na za fizibura akazikora. Atumyenze kumureba ndamyiza mubonye yaramwishimiye. Ndetse umugabo uri aha ngaha niwe utanga amaraporo yose ya Sara, aho arya, aho yagiye, aho ava, n'ibyo byose abakora bya buri munsi. Ati rwose muze muri aho isanga ni wawe ati ni wanjye nari njanganya tuvugane ku mashini mwaduhaye amafaranga yayo vuba aha ngaha nzayazana. Kugeza amafaranga y'imashini ntago Sara ayafite kano kanya, ukwezi nago kurapfa ngahembwe, namara guhembwa azamutamo. Ndetse rwose ntari wasi ubwo menya ko ya mashini igiye kuza iwanyu nakwe rwose amafaranga narabaciye make cyane nkagabanyaho, bimenya ko ari iwanyu ari iwawe nari ngiye kuyizana. Nabyo mugenzi yarazi uyu musaza mbibutsa aha ngaha azuko yatabaye Sara na Sara arabizi, niyo mpamvu umunye aha ngaha nikanga gusanga rusigaye gukora aha ngaha muri quartier yabo afite iduka rikora imiriro n'ibisa nayo. Ati rwose unyihanganire mama yaransobanuriye ko wayimuhaye nuko yabonetse, nubwo rwose nabanje kubishidikanyaho numva ko imashini nkiriya ihenze yaza ihendutse mu buriya buryo. Ndati rwose muri mashini nabahaye ifite ibyangombwa kandi zari impamvu zihutirwa nyine amafaranga vuba cyane. Ndi ntiyabihakana ntiyabyanga. Mugenzi muze uko mureba aha ngaha n'amaso y'imbabazi, ntago nzi ngo bapfana iki, ntago nzi ngo uwo mugenzi atanga raporo ni muntu ki ndetse azitangira iki kuri uyu mukobwa. Gusa abonye hakuno aje munako mugenzi ku maso bimunejeje, kundi yakagiye yaraje kumuha impamvu zo gutinda kwishyura undi yasigaye hakuno. Sasa hanga ari Salim amasaha yari icumye yaje ahangara areba amafoto n'umujinya mwinshi n'uburakari, yasinziriye atinze. Giye kubyuka amasaha yamugendanye, bize ngo uyu munsi no kwiga ni hamana. Amafoto hanga mugenzi afite na amafoto yiwe na mama wo mubyara akiri umwana mutoya. Ntiyagumye hakuno areba, bize ngo iyi nzu yajemo ko biri kose ni inzu y'umuryango, ni inzu ya famiye. Byusanga ko namwe imiti y'umutwe yabyutse wasanda y'umurya. Amafoto ngayo ni menshi hano yose yazengurutsemo. Abyuka ndetse anga mu kubyuka yasanze bamuteguriye n'ameza bamutekeye. Bize ngo iyi nzu itanga umukozi uyitaho nubwo nta muntu w'umuryango n'umwe uyituyemo, ndetse iri mbari gato y'umujyi. Ahanga mu telefoni yiwe sanze bamutelefoniye kenshi bamubuze, harimo angana za message. Iya mbere ni ya Eda avuga ati rwose nyine ko Salim dutabara, wa muntu wateye Black amukoresha impanuka, yongeye gutera Brigitte yangiza imodoka ye afumugura amapine yayo arimo agenza ubuzima bwe. Rwose watabara duhige uyu mwanzi duhuje imbaraga kuko yajaje. Sajanga arayisoma asoma hangana ya mushikiwe Nire yamwandikiye undi ari bize, telefone ntabwo yayitabaga. Ndahamagaye wapi basavuga aho ari imitima yabituze, nyamuvugisha yaje ahanga yivugisha zakora nyirakuru yarariye mu nzu. Ati rwose umukozi yanyitayeho, Yusufu yamfashije yambaye hafi, ndetse mu nzu ni sawa harasa neza, byose angana amahoro ni munange. Yaje kwa bibi kwa nyirakuru, niwe yagiye gutura umujinya nyuma yuko ise yamuraburije.
ngo natamwubahira umugore amuvire mu nzu agende, cyangwa yubahe umugore papa yashatse ntakamufate nkaho ari umugore waje aho ngaho w'inzererezi. Sasa ku ruhande hakuno ari Pinari yagumye ahangaha atera story Sara, wanga zitera ari bize kuri telefoni ntaga musubiza story z'akazi z'abakozi ko akazi kagenze ze byangamye zo maze nkaho kumukubwira ntari hafi mu bitekerezo. Atse muko niki nimanga hamvuga ntumvugishe wabaye iki? Ndati byancanze ntago norohewe. Ndatse hagucanze ibiki? Ati byancanze rero njya nkubwire byaneye n'ubwoba. Natangiye bipinga mfata nk'ari burage, ariko ntangiye kuba nk'akagoryi. Ndimo njya mu rukundo cyane kandi bikabije ku buryo aho ndi hose nta kindi mu ntekerezo. Ndimo ahangaha ntekereza kuri Salimu buri kanya, asa nk'uwanshimuse wagira ngo narozwe. Abibwanga bugeze ko Pinari dore ngaramuseka n'agahinda kivanzemo, nyarazko disi Sara yamera gutya. Atari ko witonde n'utabikaruma uri bwisanga utagiye kugorana ni ku rukundo rumera. Iyo utarwitondeye uba umukoroni bikazamo n'amahane, utangira kuruhanya mugenzi ntazahera bikontorora. Byamubanye byiza ariko bimenyezo birimo hakuno kumusaza bikarenga umurongo muri we. Sasa hakuno ku ruhande ahari Eda n'uwo tuzi nka Zainabu na Brigitte. Baje ahangaha inkuru nta yindi nuko mugenzi wishe Blacka nako sorry nuko mugenzi wamukiye Blacka uko biri kose ni nawe uri manga guhiga Brigitte, niwe umugenza wapfumuye imodoka yiwe akanayangiza. Ariko nibazi n'impamvu Salimu bamutelefonnye ejo ntiyabavugisha. Batenda basanga ari kumwe na Sara, ariyo mpamvu yatwirengagije. Kuvuga ahangaha Sara no gutera icyuma gityaye mu mutima wa Brigitte. Bakiraho Salimu yaraje kwagera kwiwe, ageze ahangaha bamubwira inkuru somye ko byagenze na telefone angana ngo yifataga. Baramwita abaje ntiyabatabara kandi imyezi byari byakomeye kari kabaye. Byose anga byumvisha ko Salimu yabatse imbabazi. Abazanga Brigitte imvo n'imvano n'inkomoko yabyo ndate rwose simbizi, ariko uyu muntu ngenza uko yahemukiye Blacka nanjye yabinkora. Sasanga Eda we ntazi ko mugenza hanga Brigitte ariho byose nyirabayazana wabyipangiwe na ari musaza wa Asena ngapfu muri pineye. Bano bo bahabye batinye bazi uko biri kose mugenzi uyu muntu bagendaho no kubicare bubice. Aha mugenzi wabivuze dore ngahanga Brigitte aratangira hakuno kurira amarira menshi cyane. Ati rwose uyu muntu ngiyendaho nabonye n'urwandiko yasize munsi ya tapi dore amagambo ateye ubwoba. Ndetse warubonye ryari? Ati narubonye uyu munsi tumaze gutaha, ambwira ngo ntago azacika intege ndetse ngo aho njya hose ngarandeba intego yazayigeraho. Dore ngano barikanga ngo hari urwandiko mugenzi yabonye munsi y'itapi rushimangira ko mugenzi bazamuhitana umushaka azamunangura. Ararira disi amarira menshi aratemba ko ahangaha harira bano bose batinyamo. Nimba Blacka ari mu bitaro mugenzi ameze n'abari indembe nundi wese hakuno kamubaho. Nibazi sasa kano kanya mugenzi nire ubahiga arabashakaho iki? Batako wasanga ndari za mbuga za dukoresha zimwe twafunguye ya blog yacu nyine twafunguye ijya kivuga ku bantu batesha umutwe inabaserereza. Wasanga kano kanya ariyo turimo kuzira mugenzi kwanga bavugana ahangaha Salimu mugenzi aramuguyaguye amufata ibiganza niyihangana komere. Uko angaza mfashe ibiganza dore ngo Zainabu arabihanga amaso ntaga bishyira amakenga ibya Brigitte. Sari rwose mba hafi pe ko rwose nagufite no gupfa ndi bupfe. Uyu mwanzi ugenza amagara yanjye akanya kose yanyica. Nukuri Yesu akubashije kumba hafi iyi ntambara nyirenge kino gikombe kindenge. Dangara muguyaguya ati nihangane arahari nakiri bumubeho. Na macho yipangiye Brigitte ubwe atera imbabazi ariko ko rwose yazigirirwa. Sasa ku ruhande hakuno hari Asena yajangana muzeya munyeza aramusohokana basangire. Nyuma y'amasaha menshi ya stress yamuzanye ahantu aziheza mugenzi bombi bakunda ndetse azuko haba indyo muzehe akunda
basa mwibagize ibyabaye mu nzu yabo ijoro ryakeye. Muzavuga ati rwose umba hafi ndetse nkunda ukuntu nkunda umwanya umpa n'imbaraga ubishyiramo, niyo mpamvu byose ahangaha ntajya ncika intege mu rukundo rwacu. Ati rwose rukomera, umva ko byose byabaye kuri Salimu bifite impamvu, nubwo wakoze nawe amakosa ukamubwira nabi cyane ugakabya, ariko buriya biri bushire muri bwiyunge. Icyambere jya kure yabyo gatoya, bikunze ubyirengagije ubiha umwanya. Mugenzi umugore ahangaha iyo ari imbere y'umugabo asa nkaho rwose afite gahunda zima ku bana be, ariko mbibutse we intego ye nuko abana bose batumuka bagatuntumuka bakava mu nzu bakagenda. Ahangaha bon appétit tujye basangire, ndetse amuhata urukundo koko. Wazi ko nta proje yindi mu isi mugenzi yatanga amafaranga menshi nk'umugabo, niyo mpamvu uyu mushinga ku mukire yifomboreye mugenzi yitoraguriye, umukire yivumburiye, nta mikino yabizanamo ni Asena. Neza kiraho hano haje idiri azanga aramukanya, uko aramukanya mbibutse ntago Asena mushyira amakenga. Ati rwose muri ihangana njanganje mu nama, mfite inama nyinshi uyu munsi zikurikirana, ndetse Asena ntabwo ndi bukuramutse nakwangiriza makeup yawe. Nuko idiri yagiye, amaze kugenda uyahangaha mukurikiza amaso, mbibutse ntago aramunyura mu buzima bwe, aracyamushidikanyaho ubwiza afite amenyeze n'ukuntu ameze n'ubwenge ahagaze. Akanya kose yateza Asena ikibazo. Mugenzi agiye yasigara ngaho amuvuga ati rwose uyu mugore arantangaza, nimba ahangaha haza akangahe ku munsi simbizi, n'ejo yarari ahangaha narahamusanze, none yongeye haje mu yindi nama y'akazi. Banza rwose hano wanahakunda cyane pe. Ejo namusanze ahangaha n'akantu k'agakecuru ubona kashobewe k'agakene barimo basangira. Mugenzi akavuga hakuno arabyumva, amuhanga amaso amenye ngo aravuga ibiki. Ati nasanze ahangaha ari kumwe n'agakecuru bita ngo ni Niriguni, ngo ni agashuti ke, ngo bakuranye, ngo kakavandimwe, ubona ko rwose gakennye kambaye nabi. Avuze anga amazina, avuze mugenzi anga amazina Niriguri, muzanga muhanga amaso cyane. Wavuga anga Niriguni ni nyina wa Sara mu byibuke, niwe ejo yasanze anga ari kumwe na Idiri barimo gusangira. Aguma hanga amusebya, rwose kari gakennye gasa nabi, ubona ko kashobewe, harimo anga basangira ngo ni inshuti magara yiwe, n'ukuntu rwose yari yambaye rajanga yambaye nabi n'ibintu bishaje bya kera. Rwose ucunga amagambo uvuga, abantu bose ntabwo mwese bateye kimwe, ntabwo bose bambara kimwe. Umuntu utazi witondere kumutuka, nk'uwo muntu uvuga ntumuzi utangira kono kumwurira ngarakenya asa nabi, ariko ntabwo mbeshye. Iyo uje hano nk'aha ngaha ukeneye ngo uze wambaye imyenda yaho kandi yabugenewe, mugenzi wakuramo kubivuga. Dore ngaha ngaha muze yarahanga amaso Idiri, amenye ko mugenzi Idiri akivugisha nyina wa Sara, kandi nyina wa Sara munyeze mu byibuke ni ex wa muzehe bakundanyeho, nirwo rukundo rwe rwa nyarwo. Dore ngo muzehe arajya kure mu ntekerezo, amera nk'aho agiye kure umugenzi gakeya mu bitekerezo. Bakivuga amazina ngaya ya Niriguri nyina wa Sara byamutwaye kure cyane, kandi ahangaha umuvuze ni Asena, muvuze ahangaha mutukanga arakennye ngameze nabi, ntaswe umugenzi byavugiye ahangaha ameze nk'aho ashinye undi mu nkovu azuye akaboze. Sasa ku ruhande hari Sara, umugenzi aranga mu kazi, yibutsa amagambo ya Brigitte ngo urukundo ajemo ruzamuryohera cyane, umutware nk'umusazi, ariko ntabwo ruzatinda, ruzamara iminsi mike byisanga bisubiye aho byahoze ari ibya Salimu na Brigitte bongeye gusubirana. Ntabwo yamubeshye, ibyo yamubwiye ahangaha birimo kumugenza kumubaho, ibyo yamubwiye byose niko ahangaha birimo kugenda. Yatangiye gukunda Salimu cyane, rwa rukundo rwa simusiga. Umankora akazi ke, ariko byose akora nta kindi kiri mu ntekerezo ni Salimu. Byose ahangaha areba nta kindi abona ni Salimu. Urukundo si ikintu, ni ikintu cya danje ahubwo. Wanga atekereza, dore aho ibereye kuno ku ruhande, araho yerekeye, ndetse ahangaha agenda yaje akurikiye Brigitte, ahita angana mu telefona. Atega rwose ubu nakometse, ndebe ko wa mwanzi wivuganye Blaka nawe atakwivugana. Kano karishima ko yaje byensanga agakurikiye,
kadakora impanuka nk'iyo Blaka yakoze. Bakamugejeje mu rugo niyo ntego yihaye. Ndetse ikindi kirenzeho ni impamvu gamuherekeje asigaye atuye ahangaha muri quartier zabo. Ndetse kuva rya muri quartier zacu. Ati impamvu nahaje papa twashwanye naje gutura kwa nyogokuru wacu ndi mu nzu y'umuryango hafi y'iwanyu. Rero kuvugeze mu rugo nanjye kankomeze ngane iwanjye uyu munsi aho nsigaye ntuye papa basigaye yibana nanjye ubu nakuze. Koboye hakuno yahukanye yagiye kwibana yanza agasuzuguro. Yanze kano karishimye ko basi atuye hafi yako uzenga amasaha menshi babonana akanya kose najya agira irungu bazajya bahuza. Bwatinze uyanga ave mwikankari agane muri ni Brigitte agane mu rugo. Sasa ku ruhande uyanga avuye mu kazi ko uyu munsi kamugoye kumya hangaha yumva yavugisha Salim cyangwa yanamwandikira ariko akifata akira telefone isonnye. Salim ahamagaye yanze kuyitaba. Tangira ngaha byivanemo nabyishyiramo cyane byaza kumugora kubikontorora. Sasa hakuno ahari profeseri yajanga abwira umugore w'ingeze ngo bapakire bavanga muri inzu bagende. Batisanga nabahanga bameze nka Salim bameze ngo barambiranye cyane. Umugore agira ngo ni brag mugabo ari serious. Zinganga imyenda yabo bagiye mu nzu yabo yaruzuye imeze neza kugumanga kwa sebukwe ntago bifite ishingiro. Bapakire bagende. Utarapakira umugore ati rwose ndakwinginze kandi unyuve naganiriye na muzehe mu minsi yashize papa wanjye ambwira ko rwose bidukundiye twaguma hano. Rero kumusiga tugende kano kanya na Salim yagiye byagaragara nabi byamusiga mu bwigunye kandi arashaje. Gatse mwabiganiriye utabimbwiye ufata umwanzuro utangishije inama ndatumbabarire rwose wihangane pe. Papa yambwe wasi tuguma hanga iminsi mikeya tuzatugenda mu minsi iri imbere. Rero rwose mbikwatse nce bugufi nk'umukunzi wawe mfasha kandi ubyemere. Ndate ko ari ubinsabye ntago nahangana na data bukwe ntago namusuzugura. Icyifuzo cye kuri twe bwangana itegeko nababihakana. Yarabyemeye zenge iminsi abo muri iyi nzu ya sebukwe irakiyongera. Sasa ku ruhande bo tuzenganye na Wasara amasaha ye menshi abari ahangare bagasobanuye ka Junior Giti nikabahugiyeho. Ndetse ahanga yakareba abarimo aranafana ngananga mureba gumanga bako nagasobanuye afana mukubitesha bitishyano. Amasamye menshi y'ubuzima bwe abari muri iyi nzu we na televiziyo nk'umuryango kwanga televiziyo yihugiyeho niko nanga Sara namgenze na wahari agumanga kuri chat areba hanga message zwe na Salim bo yaramwandikiye imbere. Yabonye ndi yakuno iza ko mugenzi bavugana nimba tararyama nubwo umunsi batabonanye yanze kumwitaba basa muvugisha baganireho mbere yo gusinzira. Ni message ya Salim amwandikiye ndanga bitekerezaho yigishije inama agabanya karindi ataza kwisanga mugenzi urukundo rwamubereye ikibazo. Ahanga yaramusubije ati rero wihangane Salim ijoro ryiza tuzavugana umunsi w'ejo. Zengo hanga Sara afashe umwanzuro ashyire mu intera hagati na Salim. Ashyiremo agatambwe bijemo iyikururu nyinshi yakwisanga no kubivamo bigoranye. Bwatinze sasa kuranda yakuno mu rugo kwa mwenye Marizaki kwa Magagari papa Salim mu rugo iwabo. Hano haje Niri mushya Salim mutoya azafi ya mukase cyane ko mukase mugenzi warakuranye baraziranye imyaka myinshi mbere ko nase amushaka. Najangaha ate ko sinzwe mwese muhangetse ko Salim yagiye akwa rwose nicyo gyasigaye agene nk'umugabo yibane kuba yava mu nza kuze si ikosa. Nubwo ndagiye nabare ko basi kuba yagenda byamufashije cyo gihagira inshingano. Ate ko bivuga ndabyumva Salim ni mukuru cyane kandi birumvikana. Haka ikibazo nukuva mu nzu yase hari minzika kuvanwa mu nzu yase n'umujinya atahavuye ku neza. Yakagiye basi neza kanatuvugisha ntamere nkaho agiye kuba impabe ngagiye kuba mwisi ya wenyine.
uyu munsi no kwishuri nigeze yiga amatelefone yacu yose yanze kuyitaba twese yadukatiye yatugose mu muhi iminsi n'amasaha muramuzi Salimu akunda kugira uburakari ariko biraza gushira mbibutse asa na mugenzi ntego ye nuko bose bavanga bakagenda agasigara ahangaha hita ku mugabo we wenyine nta wundi umuvangira rero kwa Salimu yavuye ahangaha kuri we iturufu ye yariye sasa ku ruhande hakuno hari Sara ari ahangaha haje telefone ya profeseri dore ngara mu telefona ndetsanga mu kumutelefona ategose ngana ku mutelefone mu cyakare akonyeneye kumfasha ni professor mwiza kuno musaba nga mufashe ati mfite amakuru ko na Salimu mfite ukuntu mubanye neza Salimu yari yabimbwiye ko musigaye mu bubanye rero shaka umfashe yavuye mu rugo iwacu yagiye kwibana kandi yagiye ashwanye na papa wiwe yanze kwese no kutuvugisha nzi ko baso muvugishije nkawe Sara hari uko wamukaruma kamugarura muri mudu nzima nafata nka umuryango wose bahanganye yatse basingiye nkuri iki ati gose yakora nta kindi ndaguha adresse zaho ari murangiye karitsiye neza ugeyo ugere ku nzu nyirizina muganire basagaruke muri mudu nzima niyo atagaruka mu rugo ariko byibuze amahoro agaruke mu nzu hagati ye n'umuryango wose ko yaba isi arahangayitse natwe twesanga turahangayitse kubwe yenzo arabyumva nk'umwana nta gace hanga professor amwatse yapfa kucyanga aramwitabaje bazi ko baso Salimu yapfa kumwumva kuko ari abasheri yarabyemeye ntago yabihakana bamuha adresse neza y'inzu location nyayo yaho Salimu ari yaragiye kujya mu kazi ariko arabanza acaho hano agiye kumureba bibutsaho Salimu ari ni gato cyane hanze y'umujyi mbese ni nka za Nyamata sasa yako nasohotse ngo ajye mu kazi na Pinari amuha amakuru ko amuhaye ikindi kiraka ngo Salimu yaserere n'umuryango we ndetse nagaramo kumuvugisha cyane ko n'uyu nguyu ubwe nawe yari yanze kumuvugisha nyirizina ati rwose nakoze amakosa Salimu yambuze kenshi ashaka ngo basamvugishe muhumurize mube hafi ndabyanga namuteye umugongo kandi ari mu bibazo yashwanye na bene wabo mugenzi ni ikibazo kano kamwivumbuyeho nawe ubwe atorohewe mu gihe yaramukeneye cyane basenga mube hafi cyo gihe yamuburiye ati rwose ngende busanganire pe sanga umugabo kano kandi bwo yigunze aragukeneye cyane sanga umutware wawe yakuba hafi y'umugabo rwose nyamuneka kandi witange wese Pinara ahanga yaramwoheje aramusunika cyane ugeze ntagende ngo ndetse mugeze ntagirayo ngo yitange wese yitanga atitangiriye itama ko yakaje yaje gusanga anezerewe nimba Salimu yabwije ukuri umuryango we ko we na Sara bakundana bikabizwe na professor bako yateye intambwe nzima amenyesha umuryango ko ari mu rukundo na Sara iyo mpamvu yaje shayikanezeza ko basu umukoboyi ari fiyeri yiwe n'umuryango ubizi niba na professor abizi hasigaye iminsi mike ugasanga na family yose irabizi bwatinze bisi yateze yageze ahaviramo adresse amaye rwose arayizi neza avuye muri bisi akisohokamo dore ngarumirwa Salimu wigunze uri wenyine wabuze mugenzi ngo mube hafi amubanishe dore ngaramubona hakurya kiramurenga dore ngaragira ubwoba dore ngaratinyamo aho ageze neza yabonye Salimu ari kumwangana Brigitte bari kumwe kuri ya adresse bamuhaye yabonye ahangaha abandi byo ngo mugenza amasaha uyu yaburiwe irengero aho yanze kumwitabira niho Brigitte yahabereye ajya mu kimbo cye yabonye anga Brigitte avayo mugenza ahantu mu nzu na Salimu bafatanye nk'abakundana ubona ko rwose babyutse banambaye umwenda w'igitondo na freshes umuntu ugiye kujya mugenza ahantu runaka uvuye kwitunganya mugenza ahangaha bireba dore ngo arahuza amaso na Brigitte amera nkaho mukoba warenzaho iki sinagwaye namukabyanga sinaguhanuye sinakugira mukansuzugura reka wumve mugenza ahangaha bagenda bagiye mu ikankari imwe ya Salimu ze ngo yaje amuzanye bagiye no kujyana dore ngo Sara kiramurenga
ibyo ahangaha yabwiwe na Brigitte bibaye impamo. Urukundo yajemo rugiye kumusaza. Amasaha Salimu yamubuze yishakiye hakuno umusada depanage. Dore ngamarira muzenga mu maso mugenzi. Urukundo yajemo ntagaza urumuganisha ni hehe. Urukundo ajemo ni stress agiye kwitera gusa. Biracura iki? Naho ubutaha bayi. Mugenzi tuganira ahangaha bakise inkuru ya Sara. Nge wumva ahangaha nitwa Juna Giti w'Imana. Kimizi mirefu y'u Rwanda. Reka Imana bande biricyoroshye. Ndabasomaguye ahantu hose. Ya okay.